ayi kuko kuba muri Yesu nibyo bitanga amahoro. Nararyohewe 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 mubimenye, kuko kuba muri Yesu nibyo bitanga amahoro. Nararyohewe 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 mubimenye yo, kuko kuba muri Yesu nibyo bitanga amahoro. Nararyohewe 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 mubimenye yo, kuko kuba muri Yesu nibyo bitanga amahoro. Amen, amen. Haleluya. Kuko kuba muri Yesu nibyo byonyine bitanga amahoro. Nararyohewe. Uzi kubaho utazi Yesu? Mbese Yesu umufata ute? Uzi kubaho uvuga ngo Yesu ni intumwa? Uzi kubaho uvuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, utazi ko ari Imana yigize umuntu? Wowe nkurikiranye, nimba ushaka kumenya Yesu namenye, Yesu namenye njyewe nzi neza ko ari Imana yigize umuntu. Nzi neza ko ari Imana yabaye umuntu 100%, ariko ntiyakora icyaha. Kandi nzi neza ko ari Imana 100%. Uriya wamaze iminsi 3 mu gituro, uwo ni Yesu umuntu. Ariko uriya wabwiye igisambo ngo uyu munsi turabana, ngo mukanya turi bubane, uwo nguwo ni Kristo, ni Kristo Imana. Ngo ubwiru bw'ubumana burakomeye, Timoteyo 3:16. Ngo Imana kwerekanwa yambaye umubiri, ikabonwa n'abamarayika, byarabatangaje, ikamamazwa mu isi yose, ndetse bamwe bakayizere abandi ntibayizere. Ubu rero Yesu ni umwami, ni umwami utuzi muri detaye, ndetse ngo azi n'imisatsi yo ku mitwe yacu, azi bya bindi ukora buri munsi. Arakuzi ubyutse, arakuzi usinziriye, arakuzi uri muri dushe, arakuzi, azi character zawe, azi inside mu mutima, azi ikirimo. Mbese harimo iki? Harimo urukundo. Mbese cya gitabo cy'imirimo wakoreye mu isi, cya gitabo cy'ubugingo, cya gitabo cyawe, ni umunsi kizabumburwa, hazagaragaramo iki? Hazabonekamo iki? Mbese uzi Yesu? Umufata ute wowe? Ufata ute Yesu? Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo we yari Imana, kandi Jambo yahoranye n'Imana. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. Ngo yaje mu isi ntibamwemera. Hari uwanshekeje mubaje ngo uzi Yesu, ngo ndamuzi, ngo Yesu ngo ni profete, ngo ni umuhanuzi, ngo nk'abandi bose, ngo twemera ibyo yavuze, ngo nk'uko twemera n'iby'abandi bose. Birababaje iyo ufata Yesu ukamugira umuhanuzi. Ntushobora kumenya ukuri udafite iki gitabo, ntibishoboka. Soma Bibiliya, ubwiru bw'Imana niho bubitse, guhishurirwa n'Imana niho kubitse. Kuko iyi si yo turi abagenzi, tuyicamo gato cyane, imyaka itarengeje 120. Sinzi nimba hari umuntu uyirenze. Ariko uyu muntu witwa Betty uri muri uyu mubiri, we ndaharanira yuko atazapfa, akomeza kwandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama. Yesu rero ajya tubabara ko yatanze amaraso ku musaraba. Ntago tugitwarwa n'amategeko, uko amategeko
uko yatwaraga abantu ba kera. Yesu Kristo we yaraje aravuga ngo munyizere gusa. Inshingano dufite ni ukwizera Yesu wenyine. Inshingano dufite ni ugupfa muri kamere. Ntabwo twemerewe kugendera mu byaha, ntitwemerewe kutagira urukundo. Upfa muri kamere, amategeko y'Imana ukayatwara mu mutima, ariko utabaswe n'uwaza akakubwira ngo wadefirije n'icyaha, ngo wambaye ipantaro n'icyaha, ngo wambaye ngoji. Nawe urumva ufite amategeko y'Imana mu mutima, aragusobanurira akakubwira ati don't do this, ntukore iki ntukigure, ntukore iki. Rero muntu nkurikirana, muntu nkunda, hari umuntu ndimo kwiga muri uyu minsi bita Joel Noel, akora kuri televiziyo bita Amavuta TV. Arimo aranyigisha, umwuka w'Imana akomeze kumubaho. Nanjye sinananirwa kumwamamaza ku muntu ukurikiranye BTM TV. Data wa twese uri mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, Mana wigize umuntu, mu izina rya Yesu Kristo, umwana wawe wadumeneye amaraso ku musaraba ngo aduhanagureho ibyaha byose. Twizeye ibyo wasize utubwiye, kandi twemerewe kugendera mu butware bwawe. Manuka udufate udukomeze, ntuturekure. Umanuke utwigishe, ntukabyemere ko tuyoba. Umanuke uduhindure muri kamere ipfe, umwuka wera aboneke kuri twebwe. Ngamanuka ubane natwe uyu munsi kandi utugirire neza. Twavuga byinshi, ariko abari mu isi bose bakumenye. Nicyo twifuza ko bamenya izina rya Yesu Kristo, kuko niryo twahawe gukirizwamo. Kuko Yesu Kristo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ntawe uzigera ajya kwa Data atamuciyeho, kuko ntabwo tugitwarwa n'amategeko, ahubwo dusigaye dutwarwa no kwizera izina rye. Niryo twahawe kugira ngo tubashe kunesha wa mubi, tubashe kuzimya imiriro ya wa mubi uturwanya. Kuko intwaro twahawe, ingabo twahawe turwanisha ni ukwizera Yesu Kristo, ndetse twahawe n'inkota, ari ryo jambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero abankurikirana bose ndabifuriza gusoma Bibiliya bakayirangiza, kugira ngo babone inkota bitwaza kandi bizere n'izina rya Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kwabo kubabera ingabo. Ngamanuka ubane nanjye, ungirire neza, ukomeze kunyigisha. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Bye bye.